no bibi sigaho ndavuze ngo sigaho agaceceka gato akakureba mu maso ntushaka kumenya koko niba urimo kumubuza hanyuma ugasigara wibaza uti ese uyu mwana arimo aransuzugura cyangwa hari ikintu ntarimo nsobanukirwa. Muraho neza umuryango wa Kingdom Family yacu KFM, amakuru yanyu ni meza. Reka mbabaze ibibazo bibiri byoroshye ariko bifite ibisubizo bikomeye cyane. Ese wigeze kubona umwana ubwira uti sigaho ukabifata nk'aho aribwo mutangiye ikiganiro, cyangwa ukamubuza uti ibyo bintu ntubikore, byarangiza akakureba mu maso asa n'ukuri kugucunga ngo amenye koko uri kumubuza, hashira akanya akongera akabisubiramo akabikora? Waba se warigeze kuti ariko uyu mwana ntari gusuzugurara, cyangwa wasanga hari ikintu gikomeye arimo yiga ntashoboye gusobanukirwa? Ukuri nuko uwo mwana ntabwo ari uko aba arimo kugusuzugura, ahubwo hari ibyo aba arimo yiga, kandi ikibazo si ibyo akora, ahubwo ikibazo ni ibyo arimo yigishwa cyangwa atarimo yigishwa. Aha rero niho abantu benshi bibeshyera, kandi ari naho ibintu byose bitangirira. Kandi aha niho benshi bibeshyera, nyamara ari naho ibintu byose bitangirira. Uyu munsi rero reka twinjire mu nyigisho iremereye ariko kenshi ikunze kwirengagizwa, ari iyo gutoza umwana imyitwarire myiza akiri mutoya. Urabona abana bari hagati y'amezi 6 kuzageza nko ku mwaka kuzamuka, mbega umwana akiri mutoya. Inyigisho y'uyu munsi niyo tugiye kureberaho uburyo umuntu atoza umwana akiri mutoya. Ari byo bya bindi bavuga ngo umwana apfa mu iterura. Reka tubivugeho. Iyi si inyigisho yo gutega amatwi ngo umuntu yumve gusa, ahubwo ni inyigisho isaba gushyira mu bikorwa mu buzima bwa buri munsi. Niba ufite gahunda yo kubyumva gusa ukigendera, nta kintu bizakumarira, ahubwo utega amatwi ari uko ufite gahunda yo kubishyira mu bikorwa kugira ngo ubone umusaruro, kuko nta kabuza uzabona umusaruro mwiza nutangira kubishyira mu bikorwa. Turareba neza muri iyi nyigisho icyo gutoza bisobanura n'uburyo bikorwamo, icyo ababyeyi bibeshyaho n'icyo wakora kugira ngo umwana wawe akure afite imyitwarire myiza. Mu by'ukuri gutoza umwana imyitwarire myiza ni ukumwigisha buhoro buhoro uko akwiriye kwitwara, ndetse nuko agomba kumenya gutandukanya icyiza ndetse no kumenya kubana n'abandi. Ariko ibi ntibikorwa mu magambo menshi cyangwa mu kumuhana, bikorwa mu kumwerekera, kumuha urugero no kubimusubiramo kenshi. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Migani igice cya 22 ku murongo wa 6 riti: toza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azayikuriramo ntazigera yivamo. Ngira ngo abantu benshi mwarahasomye bitewe na version za Bible mukoresha, ariko ni gahunda yo gutoza umwana akiri muto, ibyo umutoje akabikuriramo n'akazigera abivamo. Nicyo ahanini baba barimo batubwira. Nibyo bivuze ko ibyo wigisha umwana akiri muto bihinduka imizi y'ubuzima bwe bwose. Rero nta kintu wakora kitagira ingaruka, ari buri jambo, ari buri gikorwa, ari buri myifatire, ari buri myitwarire, byose bigira uruhare mu kumwubaka cyangwa mu kumusenya. Ngira ngo mwumvishemo ijambo toza. Si ukumubwira gusa, ni ukumwerekera, ni ukumuyobora, ni ukumubera urugero, kandi iyo nzira si amagambo, ahubwo ni ubuzima bwamo buri munsi. Kuko umwana ntiyumva ibyo uvuga gusa, areba n'ibyo ukora. Kuko umwana ntiyumva ibyo uvuga gusa, areba ibyo ukora. Reka rero twinjire mu buzima busanzwe, dutange ingero, tubishyire mu bikorwa, turebe uburyo bishobora gukorwa mu buryo bwiza n'uburyo bijya bikorwa mu buryo butari bwiza. Urugero rwa mbere, reka tuvuge ku mwana ukambakamba, b'abana bafata ibintu bagashyira mu kanwa. Muri cya kigero umwana ashyira ikintu mu kanwa icyo ari cyo cyose. Ababyeyi benshi bakora iki? Bamubwira nabi, bamukankamira bati reka, bati sigaho. Ubibikora rimwe na rimwe bakanabivuga banarakaye cyangwa se bakanamutuka, ariko ingaruka zabyo nizi. Umwana biramucanganyikisha mu mutwe, agashoberwa, akabura icyo gukora, ndetse bishobora no gutuma atinya cyangwa agatangira kurira, akagira ubwoba, akabura icyo afata n'icyo areka, kuko nta murongo ahawe. Ariko ku rundi ruhande uburyo bwiza n'ubu: fata akanya umwereke itandukaniro, umubwire uti ibi si byo, ariko iki nicyo. Noneho umuhereze igikinisho yashyira mu kanwa ntikimukomeretse. Iyo rero ubimusubiramo kenshi, umwana atangira gusobanukirwa. Aha niho gutoza nyako gutangirira. Reka turebe ku rugero rwa kabiri, tuvuge umwana ukunda gufata ibintu akabitura hasi. Uburyo butari nyabwo nubwo kumukankamira,
ukamubwira uti ariko buri gihe uhora ukora ibingibi kuki ubikora, cyangwa se ukaba wamurakarira ariko ibi ntibimwigisha ahubwo biramucanga, kubera ko we nta kintu kibi aba akoze aho ngaho asobanukiwe, niko ameze mu bwonko bwe ntiharaza kumenya ngo iki ni cyiza cyangwa iki ni kibi, aba abikoze kubera ko agomba kubikora. Urumva rero iyo umurakariye cyangwa se ntumufashe mu bundi buryo uramucanga agasigara nta kintu na kimwe akuyemo. Ariko uburyo bwiza ni ukumufata buhoro ukamwereka aho ibintu bishyirwa, ukamubwira uti ibi tubishyira hano, ibi tubishyira hano, ariko ukabimubwira mu ituze. Uko ubikora kenshi niko agenda abyiga, akagenda amenya ngo iki kintu kijya aha, iki ngiki ntikijya aha, iki kijya aha, iki ntikijya aha. Reka tujye ku rugero rwa gatatu, nko mu gihe ufite umwana urira cyane, ukunda kurira, uburyo butari bwiza ni ukumubwira uti ceceka, uri kundushya wowe, uyu mwana ko arushyara, uyu mwana kandi ni inkubaganyi, ariko uri kuntesha umutwe. Rero izo mvugo zituma yumva adatekanye mu mutwe. Uburyo bwiza ni ukumwegera ukamwumva, ukamubwira uti ndakumva, reka nkufashe. Ibi bituma yumva amarangamutima ye n'ibyo yifuzaga ko bimukorerwa cyangwa se kubona yumva bihawe agaciro, ariko ku rundi ruhande bikanamwereka yuko hari ubundi buryo ashobora kubisabamo neza kandi bigakunda, atari ukurira cyangwa atari ukubigaragaza mu buryo bubi. Urundi rugero ni nk'urw'umwana uri mu buzima, uba mu buzima budafite gahunda. Uburyo bubi ni ubwo kumureka agakora icyo ashatse cyose. Ingaruka zibivamo iyo umuretse akibera uko ashaka, yananirana, yagira ate, mbega akaba umuntu udafite gahunda mu buzima ukamwihorera. Ingaruka zibivamo ni uko akura nta mipaka, nta murongo, atazi ibyo kwitondera, atazi ibyo gukora, atazi, mbega ubuzima bwe budafite gahunda. Kugira ngo mubyumve neza, reka tuvuge umwana ashobora kuba ari kuririra nko gufata telefone, ariko bitewe n'uko bwa mbere urabizi mu mutwe yuko atari byiza ko uwo mwana w'icyo kigero afata telefone cyangwa se afata igitabo ashaka kugica, cyangwa se bitewe nyine n'ubuzima arimo n'ikigero arimo. Ariko wowe aho kugira ngo umutoze umurongo uvuga uti ibi ntibikorwaho, ibi ngibi bikorwaho, ugaheranwa n'ikintu cyo kuvuga ngo ntibabarize umwana, atarira, bitagenda gute, ukananirwa guhagarara mu nshingano ngo umwereke icyo gukora, umubwire taha ntukoraho, umuhe imipaka y'ibyo gukora n'ibyo kudakora, ugaheranwa n'icyo kintu cyo kuvuga ngo sinshaka kumubabaza, umwana wanjye atababara, atarira, atagira ate, bigatuma akura atazi, adafite, nta murongo, adafite uburere buzima. Ni ukurera abajeyi, ni ukubembekerereza mu buryo kandi ubwo ni uburyo bubi, uba urimo kumwangiza kuko ntuba urimo kumutegura ejo hazaza, kubera ko mu gihe icyo ari cyo cyose umuhaye umurongo ukamubwira ngo iki gikorwa gutya, iki kirakorwa gutya, iki ntigikorwaho ku kigero cyawe, cyangwa se ariko ukabikora mu buryo bwiza, nubwo byamubabaza ariko uba umuteguriye ejo hazaza kuzavamo umuntu muzima, kuko ntabwo ibintu byose umuntu aba abyemerewe. Ubwo rero iyo umuretse ni nk'aho umubwiye ngo wowe ufite ubushobozi bwo kwitekerereza no ku icyo kigero cyo hasi akiriho ataragira ubushobozi bwo kumenya icyiza n'ikibi, uba ubaye nk'umutereranye. Ni nko kumubwira ngo ujye ukora icyo ushaka, icyo udashaka ugikore, ikikujemo aba ari cyo ukora. Kandi mu by'ukuri umwana aba agomba guhabwa umurongo, agatekerezwa n'ababyeyi be kugeza igihe azamenya kwifatira icyemezo, mu gihe azaba yamaze kumenya icyiza n'ikibi. Ubwo rero kuba indangazi, umuntu akabaterera iyo, umuntu akarera abajeyi, nabyo ntabwo ari byiza. Ugasanga umwana yabaye uw'umukozi, ugasanga umwana ntawe umureba ngo atarira, ntawe umureba ngo adasakuza, ngo atagira ate, nabyo ubwabyo ntabwo ari byo. Abo ni ba bana baba bazakura bagahinduka amabandi, bagahinduka abantu bafata abantu ku ngufu, mbega nta mirongo, ntazi ibyo kwitondera, nta mipaka, azi ko icyo akeneye cyose ahita agenda akagikoraho, azi ko ashatse wese ahita agenda akamugeraho, azi ko muri situwasiyo yose icyo yumvisha kimuje mu mutwe, mbega ameze nk'ikimana, ameze nk'ikigirwamana, yumva ko nta kigomba kumutangira, nta kinyabupfura agira mu buzima. Urumva ko mu by'ukuri
akwivumbura, agakora icyo ashatse, yewe niba usanga bahinduka umuzigo kuri leta, ugasanga barahora babafata bakabajyana mu marerero, bakabajyana mu ihaniro, mu ikosorero, ariko mu by'ukuri iyo byaturutse hasi ababyeyi bataragize icyo babikoraho, n'ubundi igiti kiba cyaragoramye nk'uko bajya babivuga, iyo kitagorowe kikiri gito nta garuriro riba rigihari. Uburyo bwiza rero ni ugushyiraho abana gahunda ihamye, abana bakamenya ngo iki ni igihe cyo kurya, iki ni igihe cyo kuryama, iki ni igihe cyo gukina, iki ni igihe cyo gukora ibingibi, kandi iki si igihe cyo gukora ibingibi. Iyo bikozwe mu buryo bwiza bituma yumva afite umutekano, kandi bikamufasha kuba umuntu ufite gahunda no kumenya uko yitwara, no kumenya kubahiriza inshingano, no kumenya gukora ku biribye no kudakora ku bitaribye, no kugira ikinyabupfura mu buzima. Ubushakashatsi bugaragaza ko abana bato biga cyane binyuze mu kureba no gusubiramo no gusubirirwamo no kwerekwa ingero. Rero ababyeyi bakoresha ituze bagasobanurira abana, bakabereka ingero, barera abana bafite imyitwarire ihamye kurusha ababyeyi bahora bahana abana babo ndetse bakoresha induru n'urusaku mu kubacyaha n'akavuyo bidafite umurongo. Ariko rero iyo gutoza umwana bidahari, haba ingaruka zikomeye. Utuntu duto duhinduka ibibazo bikomeye, umwana agakura atazi kumva, adashaka kubana n'abandi, kandi akazagira imyitwarire imugora no kuzagira ubuzima bubi mu minsi iri imbere. Ukuri gukomeye ni uko gutoza umwana ntabwo ari ukumubuza amakosa gusa, ahubwo ni no kumwereka inzira nziza yo kuyakosoramo buri gihe. Ntabwo ari ukutuma aba intungane, ahubwo ni ukumutoza umurongo utuma aba umuntu muzima akwiriye kuba we. None se umuntu ashobora kwibaza ati ibi bintu ko numva bitoroshye mu buzima bwa buri munsi, umuntu yabikora ati? Reka mbabwire uko umuntu abikora, noneho umuntu amenye ukuntu yabishyira mu bikorwa kugira ngo wa musaruro abashe kuwugeraho. Ikintu cya mbere ni ukuba urugero. Umwana yigana ibyo mubamo, uburyo mubayeho. Icya kabiri, ibyo mubimutoza mubimusubiriremo kenshi, kubera ko kwiga kwe kubaho binyuze mu kumusubiriramo. Icya gatatu, mwereke ikintu akwiriye gukora, ntihabeho kumubuza gusa ngo musige mu gihirahiro, ahubwo mwereke ikintu akwiriye gukora n'uburyo bwo kugikoramo. Icya kane, mukoresha ituze, kuko iyo utuje ubasha kwigisha neza kuruta iyo urakaye. Icya gatanu, mushimire niba hari ikintu cyiza akoze, cyangwa se umushimire ku bintu byiza ajya akora, kuko bizamutera kujya ahora akora ibyiza, bizamutera gutuma abisubiramo. Rero iyo ibi mubishyize mu bikorwa, nta kabuza mubona impinduka nziza mu buzima. Umwana atangira kugira ituze, akumva afite umutekano, akamenya icyiza n'ikibi, n'umuryango ukagira amahoro, umuhangayiko ukagabanyuka, ubuzima bukaba bwiza, urukundo rukiyongera. Rero twavuze ibintu byinshi, ariko niba iyi nyigisho igufashije, nyabuneka reba ukuntu utayihererana, uyisangiza undi mubyeyi cyangwa inshuti cyangwa undi muntu ufite inshingano zo kurera. Ikindi nagusaba, waduha igitekerezo cyawe muri comment, ukatubwira icyo wungutse, kandi ugakomeza kuba umwe mu bagize umuryango wa Kingdom Family yacu KFM, ndetse ukagira n'abandi ukangurira kwiyandikisha bakoze subscribe, no gukanda kuri like, no kusharinga, no gusangiza abandi inyigisho n'ibiganiro n'indirimbo n'ibindi byose tugenda tubashyiriraho, kugira ngo umuryango urusheho kwaguka. Niba hari ibyiza wungutse, n'abandi barusheho kubyunguka. Data wo mu ijuru, turagushimira ku mpano y'abana waduhaye. Turagusaba kuduha ubwenge, ukwihangana n'urukundo, no gushobora kubatoza neza. Dufashe kubabera urugero rwiza
no kubayobora mu nzira nziza bazakuriramo. Uhe imiryango yacu yose amahoro n'imigisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Narindi kumwe namwe mbibutsa ko umwana utojwe neza atakubera mwiza uyu munsi gusa, ahubwo yubaka ejo he heza hazaza, akagirira akamaro umuryango n'igihugu. Mwakoze kubana nanjye, naho ubutaha. Mana yanjye, mana.